Hi guys, so tugiye gutangira isomo bita Photoshop, aho uraba uzi neza kwikorera ifoto kandi nziza ikeye, yaba montage cyangwa passport imwe wishyuraga amafaranga 500 kugira ngo bayigukorere, ariko ubu ngubu ugiye kuzajya uyikorera noneho ujye kweprimisha, aho uzajya ipuritingisha ku mafaranga 100. Iyi ni intangiriro rero y'iri somo ryacu rya Photoshop. Tuziga byinshi bihagije ndetse nitunayivaho tuziga uburyo wakora video zaba zimwe za montage ndetse n'izindi zitandukanye. Rero ntihagire ikigucika, wowe ukurikire kuva dutangira video ugeze ku musozo. Amasomo meza cyane kandi ateguwe neza, nibyo nabasezeranyije kuzabagezaho. Niba ukunze iri somo tugiye kwigisha, kora subscribe kugira ngo nitwongeraho n'irindi somo rya kabiri ritazagucika, kuko riramutse rigucitse hari byinshi waba uhombye. Okay, isomo rya mbere rero tugiye gutangiriraho ni isomo ryo gukora passport. Kora subscribe kugira ngo andi masomo atazagucika. Ikintu cya mbere tugiye kukwereka rero, tugiye kukwereka application dukoresha, bayita Photoshop. Ngiriya muri tableau. Ubwo icyo usabwa nawe ni uko uyifite, ubundi ukayifungura. Rero n'abatayifite kugira ngo banyandikire bame email zabo, ubundi niboherezeho kugira ngo bayesitare mu mashini yabo. Application yacu rero ifungutse ni kuriya igaragara. Iyo ugiye gushyiramo ifoto uhita ukanda hariya handitse kuri file, ukahasi ukajya kuri open. Igihe ushaka gushyiramo ifoto yawe bigusaba kuba wari wayisavinze neza muri folder runaka ushaka kwishyira. Mu bizange ziri kuri desktop ahangaha muri iyi folder yitwa image. Ngiyi ukamanuka ubundi ukayiselectinga. Iyi selectinze rero ni iyi ngiyi, ayiselectinze nkahita nkanda kuri open, noneho igahita ifungukira muri application. Ngiyi murayibona. Rero akandi kantu ngiye kubereka akantu ko kuyishyira kuri size, ubundi akenshi passport ziba ari A4. Ubwo uraza ugahita ujya muri aka kantu akangaka ukagakirikaho, urabona ko yaba itambitse, noneho ugahita uza muri aka kaboro aka ka crop, ubundi ukajya kuri 4 inch kuri 6, ubwo ni 4 kuri 6 niyo A4. Ubundi ukaza ugakropinga neza ukayireshyeshya na passport yawe uko ushaka uko iraba ingana, ukayidaraginga neza ukayishyiramo ku buryo biraba bihura. Urabona ibi ndabirangije. Ushobora guhita ukirikamo hano double click cyangwa se ukakanda kuri enter, byose birakora, cyangwa ugahita uza kuri aka kaboro. Ubwo nyine kari akabivura bikaba byerekana yuko bikunze. Reka nkirike kuri kariya, urabibona ko byakunze. Urabona iyi foto ikeneye igitambaro cy'inyuma kigasa umweru. Kugira ngo gise umweru rero urabona yuko gisa icyatsi kibisi, ubundi akenshi na kenshi passport ziba zisa n'umweru kuri background wazifotoreyemo. Urahita uza kuri aka kaboro kanditseho quick selection tool, ubundi ugakandeho. Numara kugakandaho uri buze kuza uhere hano uzamura ku buryo kari buze guselegitinga nawe ukayibona. Reka tubikore urebe, kazamure gutya. Urabona kari kugenda gahita gafata iya background isa n'icyatsi kibisi. Urabona rero ahangaha hafashe no ku mwenda umuntu yari yambaye. Rero akangaha kugira ngo agakuremo, uraza ugahita ahangaha mu guteranya wenda kugashyiramo mo imbere kugakuramo, ubwo uraza ukande hano, ubundi ugende slidinga gutya. Ubwo no kuvuga ngo ufata left click ugakanda kugumishaho, ukajya ugenda udaraginga gutya ku buryo biragenda neza. Urabona yuko hari abivuyeho. Ubwo ugahita uzana hano naho ukagira neza. Ubwo ugahita uza no ku musatsi nawe, urabona yuko wafashwe, ugahita uza naho ukagira neza kagafata inyuma. Murabona yuko rero guys ibintu bikunze. Ikindi ukora, ubwo uraza ukajya kuri aka kaboro kanditseho magic lasso. Akangaka karagenda kagasiba iriya background yose yagiyeho hariya inyuma isa n'icyatsi kibisi. Ubwo icyo ukanda, urakanda right click, ubundi uze kuri magic lasso tool hano hasi akangaka ugakande, ubundi uze uhite ukandamo hano. Numara ukandamo hano urabona ko hari ahise ibyo, ubundi uhite ukanda delete. Ahantu waselegitinze hose habe
deleted, uze uhite ukanda kuri aka ngaka ukureho iriya selection. Murabona yuko byakunze. Ubwo ikindi urakora uraza uhita ukora control M. Numara gukanda control M uraba ugiye kongeramo umucyo se cyangwa kimwe kuwugabanya. Reka dushyiremo umucyo turebe. Uraza ubwo wamaze gukanda control M hahita hazaho kariya ka ball kakajyana hejuru mu gihe uri gushyiramo umucyo mwinshi cyangwa umucyo mwinshi ukamanura igihe uri gukuramo umucyo. Ubwo rero ugushyira aho ushaka bitewe n'uburyo ushaka uko ifoto yawe ushaka kigaragara. Ubwo kongeramo umutuku n'amabara ngaya, harimo n'icyatsi kibisi, ubwo biraterwa n'uburyo wowe ubishaka. Ndumva rero aka kantu ari akantu k'ingenzi mu bintu dukoze, gusa iyo bimeze gutya iriya background buriya ibisa n'umweru, igitambaro kiba gisa umweru. Akenshi na kenshi iyo turi kwiga application ubundi umuntu aguha utuntu tw'udutirike tw'ingenzi wakagombye kuba uzi, ariko uko ugenda ukora ifoto niko ugenda umenya byinshi. Iyo ushaka gusubira inyuma y'ibyo wakoze ukora control alt na Z, ukagenda usubira inyuma kugira ngo usubire mu byo wari wakoze. Urabona yuko nsubiyeho nari natangiriye, hano natangiriye ni hariya. Ubwo rero iyo ushaka gusubira neza aho wari ugereje n'ubundi hanyuma uhita ukanda control Z yonyine. Urabona ni hariya naringereje. Okay guys, murabona yuko ifoto yakozwe ya passport. Murabona yuko background isa umweru. Rero ubwo igisigaye tugiye kubereka uburyo uyisavinga, ubundi ikaba isavinze kuri mashini ku buryo ushobora no kohereza kuri telefone yawe, ubundi aho wajya hose ukagenda ukababwira ati munyeprimire aka gafoto, noneho amafaranga akaba makeya, aho bakwaga 500 noneho bakakwaka 100 yo kuyeprima. Ifoto ngiriya yakozwe, tugiye gukora icyo bita save. Ariko mbere yo kugira save reka mbaze mbereke n'akandi kantu mbereke uburyo ubasha kureba neza. Urabona hariya ni ntoya, urabona ndimo ndagenda nyigira ntoya nkanayizamura. Ahangaha rero nawe ikindi kintu uba wakoze ukora control plus control na plus noneho ukazuminga ukayibona. Urabona yuko iriya foto mu maso murabona yuko ifite uduheri twinshi cyane, ndetse no kuri edges yayo murabona yuko hameze ukundi kuntu. Rero ubwo isomo rya kabiri tuzigisha rizaba ari ryo gukuramo turiya duheri, noneho umubiri ukaba usa neza utsembye neza, noneho passport yawe ikaba isa neza 100%. Rero ubwo mu kuyigabanura gutya ndi kuyigabanura ukora control na minus cyangwa se control n'akamenyetso ko gukuramo ukayigabanya. Kuyizamura nabibabwiye ni control na plus. Okay, ubwo iyo ugiye gusavinga uhita uzi ahangaha kuri file, ubundi ugahita ujya kuri save as. Impamvu dukora save as, hari save hakaba na save as. Ubwo iyo ukoze save as uba ugiye kuyita irindi zina kugira ngo na ya original wari ufite uyigumane. Iyo ukoze save ya original yawe ihita ihinduka iyi ngiyi ku buryo utakongera ngo uyisubireho na original ngo wenda wongere editing bishoboke. Rero twikundira save as. Iyo umaze gukora save as uhitamo aho ushaka kuyisavinga. Ubwo bihita bifungukira muri ya folder uheruka gukuramo ya foto, kuko ya foto yacu twari dufite dore ngiyi iyi. Ubwo rero turongeraho kandi kazina kugira ngo itaza kubiriya, wenda twongereho indi L. Noneho ujye hano kuri gusavinga uhitemo ubwoko ushaka gusavingamo. Ubu bwoko tuzabusobanurira tubwire ni iyi foto ibimeze utya. Ariko ifoto izi ngizi zisanzwe nyinshi ziba ari JPG cyangwa JPEG cyangwa GPE. Turaselectinga hano ubundi dukore save. Tumara gukora save dukande kuri OK. Ahangaha rero haba hari uburyo ushaka ko ifoto yawe iraba imeze, capacity cyangwa se quality. Iyo ari low urumva ifoto ntabwo ibigaragara neza. Icyiza rero nuko dushyiramo maximum. Kuri maximum nyine ubwo ni gusa neza kwa nyuma kwayo, ubundi ukagira OK. Iyo umaze kugira OK ubwo uba ubisoje, ubundi ugafunga application yawe dore ngiyi ukayifunga, ukongera ugakanda hano
ukayifungura, urabona yuko tuyifunze. Noneho reka tujye kureba ya foto twakoze uko imeze kugira ngo tuburebe uko isa. Uraza hano nyine ujye muri ya foda yawe wari wayisevinzemo, ubundi umanuke, ubundi ufungure. Dore ngiye aha ngaha, murayibona. Dore ngiye kuyizuminga ni kwa kundi, ni kwa tora na place, kuyigabanya, kuyizuminga ini, ubwo ni control n'akamenyetso ko gukuramo, ukayikuramo. Noneho ya foto nababwiraga tugiye kuzakurikizaho uburyo ikorwa. Ifoto nziza cyane ifite mu maso hakeye cyane. Dore ngiyi murabona yuko ho iyi foto nta gaheri na kamwe ifite, kandi na edges zayo murabona yuko zimeze neza. Rero nahawe kugira ngo uzakurikire isomo rya kabiri ritazagucika. Ubwo shishikariza abantu bakeneye kwiga Photoshop ndetse na video maker yuko ibyo byose ayo masomo tugiye kuyanyuzaho, ubundi twese buri wese akazaba azi kuba yakikorera content kuri YouTube cyangwa se ku zindi social media, noneho tugatwika amafaranga akabasha kuba yaza. Ubu ni uburyo bumwe rero bwo gukora ifoto. Ryari isomo rya mbere, tuzakurikizaho n'irindi rya kabiri ryo gukuramo uduheri ndetse no kugira edges cyangwa se impande cyangwa se amugi y'ifoto akaba asa neza ku buryo nta ubona yuko nyine ifinyoye cyangwa se mu kimwe ikozwe neza nk'umufotogarafe. Okay guys, ntimugafate mashini zanyu rero ngo muziryamishe cyangwa se ngo uyitunge ariko nta kindi kintu ikoza. Aka ni akantu k'ubwenge mba mbibiye. Ubwo rero nahawe kugira ngo ukurikire. Rero kora subscribe kugira ngo iri somo rya kabiri ritazagucika, kandi rizaba ari ingenzi cyane, aho uzajya ubasha kuba wafotoye umuntu cyangwa nawe ubwawe wifotoye ufite nk'akanda, umwanda cyangwa se agahera mu maso, ukabasura kuba wagakuramo. Yari kuri Edutainment Official TV. Rero ukore subscribe muri benshi kugira ngo natwe tubone imbaraga zo kujya tubakorera utuntu twiza tw'ingenzi, tubona yuko namwe mwatwishimiye kandi